Yego mwiriwe mwaramutse bitewe n'aho ahantu muherereye muri kudukurikirana. Umutumirwa wacu yagarutse, yitwa Emi, mwite Dazo, mwite Manu, mwite Akimana, harya rya yindi ni ngo ni Darushigaje Darwubatse ya Emi. Uyu munsi noneho rero twaye turaza kugendana ibiganiro, turavugana turagenda twungurana ibitekerezo, ariko twari turi kuvuga icyo bushize abantu bagumye kukidusaba ngo umuco ni biki. Ndagira ngo tuze gushyiraho clarification, tange n'izindi ngero kugira ngo basobanukirwe, kuko abantu benshi barabikunze ko navuga barabikunze, n'abifuje ko bazaza nabo bakaduha view yabo, kagira inkuru rero nk'ibisanzwe. Barakoze cyane n'umunwa wo kwibara. Yego. Nk'ibisanzwe nyine nuguruka ku muco wacu wo ku Gicumbi. Nibyo abakunzi b'ibiganiro byacu bakomeje badusaba kuba badushyigikira, bamwe bagashaka yuko twiyungaho kugira ngo tubashyiremo tujye tuganira, kuko umuco ntabwo ugomba gucika, ni gakondo, kandi koko intego niyo nziza buriya ya mbere. Yego. Umuco niwo wa mbere, niwo shingiro ryo kugira ngo igihugu kibe cyabaho. Nicyo kirango kiri mu birango byiza by'igihugu. Umuco, indangagaciro na kirazira nibyo musingi w'igihugu. Nahera ku kantu kamwe reka yenda nkavugeho. Yego. Ubundi kuba turiho ni ikimenyetso ndashidikanywaho yuko hari abo dukomokaho. Ubwo bisobanuye ko abo dukomokaho hari umuco tubavomaho, si ngombwa gucika. Ikindi, kuba hari igihe tutari turiho nabwo ni ikimenyetso ndashidikanywaho yuko hari igihe tuzaba tutariho. Oya, ako kantu gasubira ntabwo nsobanukiwe. Ko hari igihe ni kuvuga ngo kuba turiho ni ikimenyetso cy'uko hari abo dukomokaho. Abo dukomokaho ni abakurambere bacu, hari umuco baturaze, hari umuco badusigiye. Yego rwose. Ikindi, kuba hari igihe tutari turiho ni ikimenyetso cy'uko hari igihe tuzaba tutariho. Ubwo igihe tuzaba tutariho nituba tutasize umuco mwiza, urumva abazadukomokaho ntabwo bazatuvomaho umuco mwiza. Ni ukuvuga ngo umuco tugomba gusiga niwo abazadukomokaho bazasanga. Yego. Bityo turamutse turimo kugenda tuwusenya, abadukomokaho bazagera gute? Twazaba turimo kurangiza igihugu cyatubyaye. Ndatanga nk'urugero, ndaguha nk'urugero, iyo witegereje ukareba yaba iterambere aho rituganisha, yaba aho tugenda tugana n'uburyo tugenda twiyongera mu buryo bwo kwiyongera bw'abaturage. Ubu wari uzi ko ngiye kuguha urugero rumwe. Yego. Rumwe rwonyine. Ubu ngubu ikigero tugezeho, iyo witegereje ugashushanya, ishusho nyayo igaragaza yuko ababyeyi basigaye baryamana n'abana babo batabizi. Kuryamana mvuga ni mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina. Uti bigenda biti? Yego. Ukuntu ngiye nabibonye, urabona nko mu myaka yacu, mu gihe twari dufite na tubare 20, sibyo? Ndakumva. Kandi 20 umuntu yemereye kugira gute? Gushaka 21 cyangwa 21. Yego. Mwashobora kuba muri gutereta umukobwa umwe. Urabona ko abakobwa, hari abakobwa nabo umuco baba barawutaye bamwe na bamwe. Ntawe ndi butunga urutoki, ariko ni ibintu bibaho hanze habireze rwose. Ugasanga wenda nimba umukobwa mwakundanaga, nanjye turakundana, hanyuma dukoze amakosa, yenda turasambanye, inda arayifashe, kandi kubera yuko hari ukuntu nambeshya kumva ntifuza kuyivanamo, mukumva ko atagomba kuyivanamo, kandi yenda nawe abona ko wundusha ku mafaranga, akaba yaza akayikugerekaho.
urumva urongoye umugore utagufitiye umwana. Siko bimeze. Hanyuma wa mwana ubwo urumva agiye ari uwanjye, yego ndabyumva, amaze kugenda ari uwanjye, uramureze nibyo. Hanyuma nanjye mvuye muri ya myaka 21 ndazamutse ngeze muri 40. Urumva wa mwana afite imyaka ingahe? Ntari muri 20. Ageze muri 20. Ibihe rero birananiranye, ngiye muri hoteli, ndasohotse nsanze umwana yize hospitality, niho agize gute, niho yibereye arimo aracuruza, arakorera abakiri. Uwo mwana yakaza kuma service, kiye nkamwiyumvamo mu buryo bw'amaraso yuko namubyaye, ariko simenye yuko ari byo. Simenye ko umwana nawe akakwiyumvamo nka papa, ntamenye ko ari mu buryo bw'amaraso, ahubwo bya bindi kavuga ngo bya bindi byateye nkatangira kuvuga muri ya mwana mumumpera agafanta, mumumpere ka Smirnoff se, bikagorora nkavuga turi ya mwana urumva yanyegera, buke uko ngenamo agacupa nkaza kuvuga ati bo mwana ko numva nkwiyumvamo, nanjye nuko kubera ko ya maraso ari kubikora. Hanyuma ukaza gushiduka tujyanye hehe mu cyumba. Ni umwana wanjye, ntabwo abizi ko ari umwana wanjye, nanjye simbizi ko ari umwana wanjye. Na nyina babizi, ariko atazi aho uzahurira n'umwana. Yego, nyina babizi, ahubwo ntabwo abazi yuko uwo umwana bamwiciye kariya, ntabwo abazi ko bazongera bagahura n'uwo muntu wamuteye inda mbere. Ukibaza uwo si umuco uri kugenda ucika? Baracitse. Kandi nawe ubwawe nubwo wenda umwana uvukiye iwawe ari ihame ko aba ari uwawe, ariko biriya bintu umenya biba ari mu mategeko. Biriya biri mu itegeko nyine, kuvuga ngo umwana wese ni impundi, sibyo? Kuko umwana nta ruhare agiramo rwo kuba yavukira ahavukiye. Yego. Aho umwana avukiye ni iwawe, sibyo? Yego. Ugomba kumurera nk'uwawe, ariko urumva muri make nubwo akurana imico yawe na ukaba wamuha n'imico, ntabwo aba ari amaraso yawe. Yego. Ariko iyo umuhaye umuco, twese niko twagiye tunabaho, wenda nanjye nanihereyeho. Uburere ngira sinzi yenda igipimo bwabo buriho, ariko njye ndiyemera mvuga yuko wenda afite uburere bwiza. Abandeba nabo wenda sinzi icyo bamvugaho, cyangwa n'abazanyumva banzi bashobora kuba bagira ikintu bamvugaho, ariko nanjye ubwanjye umuco n'indangagaciro na kirazira ntabwo nagiye mbivoma ku babyeyi banjye, kuko ntabwo nigeze mbana n'ababyeyi banjye. Nagendererwa ahandi nkavana imico, nkarererwa ahandi nkavana imico. Yego. Nkajya mu itorero nkavana indangagaciro na kirazira. Mu ishuri gutyo nkiga nkavana inyabupfura, mwarimu akavuga nkabigenza gutya ibyo. Uwo muco rero niba none ahangaha turi kugira ubwiyongere bw'abarimu n'ubundi yenda bashobora kuba yenda nabo umuco batawukurikiranye cyane, bishobora kuzateza ikibazo mu bihe biri imbere. Bishobora kuzateza ikibazo ugasanga umuco uracitse. Umuco twawusigasira gute kugira ngo nibuze tuwugarure? Kuko urebye neza witegereje ukareba hanze ahangaha, ukareba n'imyitwarire ihari, turi mu myitwarire imeze nk'iya gikoroni. Yego. Kuko iyo unyuze ku muntu wigendera gutya urimo urahita n'undi agahita, ngo ni imico y'abazungu. Umuzungu nta muntu usuhuza undi. Ngo Iburayi ngo ni bizi, ngo buri wese aba ari mu bye. Ngo uri mu bye, ngo ntawe ugomba kugira gute, ugomba gusuhuza mugenzi wawe. Kandi mu Kinyarwanda baravuga ngo mwaramutse iraguma. Cyane. Iyo uvuze ngo mwaramutse iraguma, umuntu buriya amenye ukuntu waramutse. We nunyuraho ujunjamye gutya ntabwo nzamenya ibibazo ufite. Cyane. Kandi mu bibazo ufite hari ibyo nshoboye kuba nakemura. Cyangwa ukanamufasha. Cyangwa ukanamurangira n'uwamufasha. N'uwamufasha. Si ibintu byumvikana.
dushobora guhura wenda uri umwana uri umukobwa bagutenda wenda bitunguranye turahuye urajunjamye nakurangira ikigo hari akakira ukagenda bakagufasha niba uri mutoya utujuje imyaka. cyane ko hari igihe abana yaraje nk'i Kigali gusura mu muryango famiye atazi inaho uko bigenda ku buryo ashikisha amacapati atazi ibyo ari byo bigezweho, amara kumuha capati ugasanga bamujyanye mu marumu agashiduka amuteye inda itunguranye iraho. yego Igisabwa ngewe buri uko mbibona nk'uko nabivuze mu kiganiro cy'ubwashize rwose hakwiriye gukorwa campaign ihugura ku muco gakondo w'igihugu, indangagaciro na kirazira, cyangwa se yego minisiteri yacu y'umuco igashyiramo imbaraga ku buryo nibuze yaziba iki cyuho turi kubona hanze aha ngaha. Uragenda ukagera ahantu muri ibi byadutse by'amazu bita guest house ugasanga harimo abana barangije kwiga segonderi, aho hantu ugasanga nta bindi bintu biberayo bagiye mu busambanyi, ugasanga nta bindi bintu. Ese uwo ni umuco? Kera iyo umwana yarangizaga kwiga, ndabyibuka iwacu njye narangije kwiga kera atari cyane, umwana yagumaga mu rugo agakora imirimo yo mu rugo, niba ari uguhinga agatozwa guhinga, niba ari ugucunda amata agatozwa gucunda amata, niba ari ukuboha agatozwa kuboha, ku buryo yashoboraga kuva mu rugo bizwi ngo agiye ahangaha. yanagerayo bakavuga ati yewe nandeze niko nari imeze, nashobora kuva mu rugo nsabye uruhushya, urumva? yego nkasaba uruhushya nkababwira ati njyewe ngiye ahangaha ndaza kugaruka, urumva? njyewe nanize no gupanga ku buryo byamfataga hafi nk'icyumweru cyangwa bibiri, nkababwira ati nyamara mu by'ukuri ku itariki n'iyi uyu munsi turi kuri 29, yego ngenda nkababwira ati kuri eshanu nzajya gusura inshuti yanjye, ababyeyi bakaba babizi nkabibana. ejo haba hazaye avuga ati muribuka ko ejo nzajya gusura inshuti yanjye, bakambwira ati ni ukugenda nta kundi kwa duteguje se. nagize ababyeyi banyadaguse beza cyane, umwe ni na masenge, ahantu uburere rwose. ntekereza yuko ubu ngubu aho ntandukaniye na bano wenda ubona hanze aha ngaha, yego naho ngaho navanye umuco, naho nakuye umuco nta handi. ariyo mpamvu nifuza ko umuntu aramutse awusigasiye byafasha no mu iterambere ry'igihugu cyacu cyatubyaye. none se nkubaze nk'akabazo kamwe, bo hari ahantu haruguru bavuze ngo ibintu bya guest house, nibuka ko hari ahantu nigeze gukurikirana nanjye ikiganiro bavuga ko akenshi izo guest house abo bana bava mu rugo pamba wenda kubera turi i Kigali niho duhura nabyo cyane, ntabwo tuzi mu cyaro uko bimeze, nako mu ntara nta cyaro kiba mu gihugu ubundi. abo bana nibo bikoramo nka group bagakontribute ayo mafaranga bakajya bakora babyita ngo ni party, sibyo? Ese abo bana nibo koko kibazo sosiyete barimo? Nicyo kibazo? ababyeyi wenda ababyeyi bo ntawamenya nabyo nibo kibazo? Ese leta nk'umubyeyi mukuru nicyo kibazo? Kibazo turagishakira he kugira ngo tukivutire umuti, waba ushariye waba umeze utariko ibintu ntabwo mvuze ngo byacika ariko bikagabanuka. Naguciye mu ijambo, leta yo ntabwo ari ikibazo, kuko leta buriya ishyiraho
ingamba izi ko zigomba kubahirizwa, yego, igashyiraho n'amategeko n'amabwiriza agenga ibyo bintu. Noneho ahubwo abantu bashinzwe gushyira mu bikorwa ibyo bintu bakwibaza, ese nibo kibazo cyangwa se abana nibo kibazo? Urumva? Ikindi kintu njya ndeba aricyo kintu burangiye natangaho igitekerezo kugira ngo umuco wenda ube wasigasirwa, ni ukuvuga ngo hagiye harebwa abantu babansiye, hakongerwa abantu bano barinzi b'igihango. Urumva? Kuko nguko bano abantu bakuru bagenda baducika, niko n'umuco tugenda tuwubura. Kuko nguko bano abantu bakuru bazi umuco, bazi ikinyarwanda nyacyo cy'umwimerere, uko tugenda tubabura niko tugenda tumera nk'inzu y'ibitabiye, niko bajya bibivuga mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo tubafite tukabongera, nibura akaba aribo twongera mu mashuri yaba abanza yaba n'ayisumbuye, akaba aribo bigisha iki, bigisha uwo muco. Hanyuma uko wigishije umwana umuco, ikindi kintu mbona bakora, kuko buriya iby'iwacu nibyo by'iwacu, njye mbona banafashe n'ikinyarwanda bakazamura nibuze iryo somo ryitwa umuco bakarizamurira amanota hejuru, ku buryo rigera no mu kizami cya leta, rikaba rihari ari isomo umwana akaryiga azi yuko agomba gushakisha iryo somo riri ku manota yo hejuru. Nk'uko ashobora kwiga avuga ati ndashakisha amanota ya fizike, ko ashobora kwiga avuga ati ndashakisha amanota y'imibare cyangwa ubutabire cyangwa na biology. Nk'uko muri izi combination hazamo icyongereza, igifaransa cy'umenya hari kitarazamo, kugira ngo abana babishyire ku mutima kwa babimenye, babihe umwanya wabyo bikwiye. Kimwe cyitwa umuco, yes, cyuje ibyo binyarwanda byose, cyujwe indangagaciro n'umuco na kirazira byose birimo muri icyo kintu cyitwa umuco. Kikaba gihari, bakaba bazi ko ari combination igomba kubira aho ngaho imeze neza. Ubwo ikaba muri combination zose ikabamo, ikaba indi kuru yongera. Yego. Okay. Byafasha iterambere ry'umuco nyarwanda rwose, kuko umuco iyo witegereje neza usanga uri kugenda uducika, kandi agahugu kabuze umuco karazima, karacika. Yego. Nicyo kintu ngiye navuga rwose, kuko nkurikije uko ngenda mbibona hirya no hino mu bice bitandukanye mu gihugu cyacu, yego, usanga umuco rwose uri gukendera. Ubundi ni kwa kundi tuzahora, ntabwo twavuga ngo kwigisha no gutanga umusanzu wacu, ibizakunda tuzabivuga nabo bireba, uretse ko natwe bitureba. Ubu umusanzu dufite aka kanya n'uyu turi gutanga, gusa nabo ndabizi ko bizabageraho. Nibumva hari inyunganizi bakora buryo ibyo bintu byasa n'ibihinduka, cyangwa hagira amelioration yindi ibaho ku buryo babikora, cyangwa bagashaka izindi ngamba, kuko nibo batureberera. Ya masaha yacu rero atajya dukundira cyane, dorarongera dusatiriye, gusa tubijeje ko tuzajya dushobozwa, tuzajya twongera tukagaruka tukashaka n'ibindi bintu turi kubona biri kwica sosiyete y'ejo hazaza. Ikiganiro cy'ubushize twigeze kwibazaho ukuntu nk'imyaka nka 30 cyangwa 20 imbere tuzajya tubona umusaza w'umupede, nimba banagaragara simbizi, cyangwa watoboye amaso, cyangwa bazasaza. Ntasinguciye mu ijambo bazasaza. Wakwibaza ukuntu umuntu w'umupede ugenda kigore uyu munsi ari umusore azunama akagenda nk'umukecuru.
umusaza w'umugabo ubwo azaba ari umukecuru. umupede ubwo ari umukobwa w'umusore. Azaba ari umukecuru w'umupede nyine. Wenda n'ubundi bibi nta kibi cyiza kibaho, ariko wenda umukobwa ntabwo, ariko umuntu w'umugabo n'ibyanwa w'umupede. Umupede kandi ubwo yitwa umugore yigize umugore. Ibaze koko. Numva iherezo ry'umugabo umeze nka kuriya riri. Navuze ko njye nzaba mbareba mu cyana nanjye impagaritse nzaba mbarenda kenda umwana. Wakoze rero kuri uyu mwanya uduhaye n'inyunganizi tuba turi kugerageza gutanga muri sosiyete. Abadukurikiye murabizi, mukore share, mukore subscribe. Ngiye kuvuga ngo dukome ingasire ngo n'urusyo, ariko ntacyo turi gukomamo. Uwo bizageraho hari icyo yakora zatuganirize, cyangwa bizajya binyura azajya agerageza asangize bagenzi. Yego, kandi n'uzumva hari ikindi kintu twahinduraho, twakongeraho, twavugaho. Nanjye vuga ngo iyi televiziyo yacu, ariko twe ntabwo ari televiziyo, hano ni mu rugo, ni mu muryango. Purpose dufite ni ukugira ngo byibuze dusevinge, nubwo bitaba imyaka 100, nubwo bavuze ngo ntawe ubizi, ariko oya amateka aba agomba kuvugwa agasigasirwa uko byagenda kose. Imyaka iri imbere ibi bintu tubona biri kwataka cyangwa kwanjama, tugerageza no kuvuga ikinyarwanda, kwanjama urubyiruko rwacu bigabanuke, kuko mu myaka 10-15 nitutabikoraho n'abandi, kandi mujye mugereza mubivugeho, sinzi aho tuzaba turi. Nayo hari ijambo mu gusoza, sinzi nimba hari icyo wabwira abantu, then tukareba ukuntu. Nkurikije ko n'ubundi amasaha yadusatiye, icyambere buriya wenda nasorezaho cyiza cyambere, dusigasire umuco wacu nyarwanda, dusigasire indangagaciro zacu ndetse na za kirazira. Yego, kuko nibyo bizageza igihugu cyacu imbere heza. Yego, nasoreza kuri kakari navugaga yuko impamvu turiho ni ikimenyetso ndashidikanya ko yuko hari abo dukomokaho. Yego, ubu byo mvuga nuko hari aho nabyonse. Kandi n'impamvu tutari turiho, ni ikimenyetso ndashidikanywaho yuko hari igihe tuzaba tutariho. Ariyo mpamvu dukwiriye gusigasira umuco, kugira ngo nibuza abadukomokaho bazadukoreho umuco dufite, nkuko natwe twawukuye kubatubanjirije abakurambere bacu. Ni ibyo murakoze. Wakoze kubw'umwanya wawe. Ko nawe mu kiganiro cy'ubutaha badukurikire, bakore sub, sharing, comment. Turi hano ku bwanyu. Yes, murakoze cyane.